ahantu hari free to pray. Mama Olivine, okay. Ndabona atari gushyira microphone maybe ko nari telefone yagiye. Hallelujah, hallelujah. Amen. Network zari zacitse Faustin. Yego, network zari. Mama Olivine. Yego, nandi kuvuga ngo Mama Olivine yasengera umwigisha w'ijambo ry'Imana. Amen. Turagushimira Imana yacu, tugushimira urukundo rwawe, tugushimiye ko waduhaye mwami isezerano ry'urukundo rw'iteka rutarangira muri wowe Kristo dufite ubugingo kandi bw'iteka. Turabigushimiye mwami, turacyari imbere yawe kandi turagushimiye kubw'umwanya mwiza twinjiyemo wo kumva ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Rekota ya sire bone shandore bone gray mene kosita pifo sire bone gray. Tuguhaye icyubahiro aya masaha, ijambo ryawe riratubwira ngo mwami tujye twinjira ahera hawe dushima, duterane hano tugushimira imirimo yawe mwami ukomeje gukora mu buzima bwacu. Tugushimiye mwami uburyo ugenda udukuza, udukura ku rwego rumwe utujyana ku rundi rwego. Turagushimiye kandi nanone ko mwami isoko y'ibyiza bituruka iwawe itagikama. Dusengeye Emma, uyu mwanya agiye kuvuga ijambo ryawe, ndamusengeye kugira ngo umwuka w'ubwenge ube kuri we cyane. Penekosita binevone gray, amaso yahumuke rekosha emandoye nemore gray, amatwi yazibukire kukumva. Nyemerera mu izina rya Yesu ikintu cyose cyahagurukira mwami kurwanya kumenya Imana muri we aka kanya gikubitwe hasi mu izina rya Yesu. Ndamusengeye mu mbaraga z'ubwiza bwawe. Reka mwami ibitekerezo bye bigomororejwe wowe kandi avugishijwe nawe. Imitima yacu mwami izibukire kukumva, navuga ntaba ari we twumva ahubwo twumve wowe uvugira muri we. Turagushimiye rero kuko dukunda urukundo rwinshi. Ndagushimiye kubw'imbaraga zawe n'ubuntu bwawe bwinshi buri kuri uyu mukobwa wawe. Ngaho umushyigikire mu izina rya Yesu, amen. Amen, amen. Amen, amen. Emma, the puppet is yours. Karibu. Amen, amen. Sinzi niba muri kunyumva, ndahinduye mashine akaba ariyo nkoresha kubera yuko telefone nshaka kuyikoresha. Uyu munsi nshaka kwisomera Ikinyarwanda nanjye, gusa ubu ntakiga, nzakiga ryari. Mfite kukiga, ngiye kuzajya nisomera Bibiliya mu Kinyarwanda gake gake, nimuzajya museka ariko nabisomye. Yego, ariko tutari twatangira hari indirimbo nshaka ngo turirimbane ubundi tunasengane gato, then twumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nateguye ntabwo ari rirerire cyane ariko riradufasha ndabizi. So reka twumvane iyi ndirimbo, iroroshye. Uyu munsi ndanacurangamo gakeya, nyine ndi kubyiga gake gake ariko turaririmbana gake.
cyo kinsanze ngabweni umunafuno mbaho bulamu owe kisa ekisa cyo kinsanze ngabweni umunafuno mbaho bulamu Your grace has found me just as I am, empty-handed by the love in your hand. Majesty, your grace has found me just as I am, empty-handed by the love in your hands. Imana ishimwe cyane kubw'ubuntu bwayo bwadusanze uko twari tumeze kose ariko nyine bukadukurura bukatuzana. Haleluya, Imana ishimwe cyane. So buri gihe ntekereje kuri iyi ndirimbo ngo your grace has found me just as I am, uko wari umeze niko ubuntu bw'Imana bwagusanze. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Mu bubata wari urimo wakira Yesu Kristo, ubuntu bw'Imana bwaragukuruye uko wari umeze kose, uko wasaga. Haleluya, Imana ishimwe cyane kubwo ubuntu bwayo. Your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hands. Hallelujah, hallelujah. Imana ishimwe kubwo ubuntu bwayo. Imana ishimwe kubwo ubuntu bwayo duha buri munsi, na n'ubu n'ubuntu bwayo turo kubwo ubuntu bwayo. Rero iyo ndirimbo nayikunze cyane uyu munsi, yabyukiye mu mutima wanjye, mbyuka mbwira Imana nti Imana, hari umuntu nyine wabyutse ungira underanja mbaza iminsi maze menye ubutumwa bwiza, mubwiye yuko amezi 6 atarashira. Ati cyane pe nta mezi 6 atarashira. Ndamubwira ni ubutumwa bwiza nabwumviye kuri papa Olempe na mama Olivine, nibwo bwa mbere nari mbyumvishije ngo nicare nige. Ndamubwira nti narabyumvaga iyo nabaga muri Uganda nkabyumva babivuga ko abana innocence, abo bantu bashaka kutwiba. Ariko ndashima Imana kubwa grace yaduhaye, kubwo ubuntu bwayo. Ni ukuri ubuntu bw'Imana. Iyo mba kuba naramenye ubuntu bw'Imana kera, ahandi mba ndi muri multiplication. Ni ukuri reka mbabwize ukuri. Ariko ndashima Imana ko n'ubu ngubu nabumenye ubuntu bw'Imana kandi bukaba ari bwo buyobora ubuzima bwanjye, kandi nkaba ndi muri Kristo Yesu. Haleluya, haleluya. Amen, amen, amen. Yeah, uyu munsi ndashaka ngo tuganire ku ijambo ritoya cyane. Nahaye umutwe ngo the word the life giver, ijambo ritanga ubuzima. Ariko turabanza dusome icyanditswe twashize kuri flyer y'amasengesho kiri muri Petero wa mbere 2:2. Petero wa mbere 2:2 haravuga ngo mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuze amata y'umwuka adafunguye kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Imana ishimwe cyane. Iryo niryo jambo twashize kuri flyer dushaka ko twari turi gusengeramo muri iyi minsi 3. Uyu munsi n'umunsi wa 3, ngo mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuza amata y'umwuka adafunguye kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Imana ishimwe cyane. So umuntu wa mbere watwigishije yari mama Clarissa, yatubwiye yuko amata y'umwuka adafunguye ari ijambo ry'Imana. Nanjye uyu munsi rero ndashaka kuvuga ku ijambo ritanga ubuzima. So ayo mata adafunguye dufite kwifuza ni ijambo ry'Imana cyangwa ni ijambo w'Imana. Imana ishimwe cyane. So uyu munsi ndashaka
kubamenyesha ijambo n'iki, aya mata y'umwuka twifuza nituyabona tuzamera dute, cyangwa aya mata y'umwuka twifuza ameze ate, cyangwa yageze mu buzima bwacu ubuzima bwacu bumera bute. Nibyo bintu bitoya nshaka ngo tuganireho iyi lunch cyangwa muri aya masaha dufite. Imana ishimwe cyane. Ndi kureba nicaye ndavuga nti amagambo ni menshi twumva, kandi amagambo ni menshi cyane aza mu mitima yacu cyangwa abantu twumva bavuga cyangwa dusoma muri Bibiliya. Ariko uyu munsi ndashaka kuvuga ku the word, ijambo riri different from other words, ijambo riri ritandukanye ku yandi magambo. Imana ishimwe cyane. So narindi kureba ndavuga nti iyo abantu bumvishe ngo tugiye kuvuga ku ijambo, bumva ko tugiye kuvuga kuri Bibiliya yose uko imeze, Bibiliya yose uko iteye nk'uko nyifite ngaha ya New King James Version. Abantu nyine iyo bumvishe uri kuvuga ngo tugiye kwiga ijambo baravuga bati iyo ni Bibiliya ubwo ngiye Bibiliya ndayisoma kuva muri mu gutangira kugeza mu byahishuwe, ndabizi ndabyumva cyane. Ariko ntago ari byo nshaka ngo tuvuge uyu munsi. Ndashaka kubasobanuriraho akantu gato. Iyo tuvuze ngo ijambo ry'Imana cyangwa ijambo, ntago tuba tuvuze Bibiliya yose, kubera yuko hari igihe Papa Olympia yatwigishije atwereka yuko amagambo yose ari muri Bibiliya atavuzwe n'Imana. Kandi muri iyi minsi abigishwa ayo magambo ataravuzwe n'Imana cyangwa abantu bavuze bigendeye ku marangamutima yabo, abigishwa b'iyi minsi niyo bakoresha nka topics zabo. Then wowe wajya muri church ugasakuza gusa ariko utamenye utumvishije iryo jambo rivuga ryabwiwe nde cyangwa uwarivuze yarivuze rivuye mu kanwa kw'Imana. Turabizi ko Bibiliya yose yanditswe n'abantu bari inspired by God. Yes, bari inspired by God, ariko ntaga amagambo yose abantu banditse Bibiliya bavuze yavaga mu kanwa k'Imana. Yego, ibyo bintu twarabibonye cyane kandi twarabisobanukiwe, barabitubwiye cyane. Ariko hari aka example nshaka gukoresha n'uyu munsi. Hari mushiti wanjye wakanyoherereje ngo nk'ijambo ry'umunsi, nyine nanjye ndagasoma, ariko reka tugakoresha. Ni ijambo riri muri Yobu 1:21. Yobu 1:21. Yobu 1:21 haravuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, ngo nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wabimpaye, kandi Uwiteka niwe ubintwaye. Izina ry'Uwiteka rishimwe. Imana ishimwe cyane. Ariko aya magambo duhereye hejuru, reka dusome 20 ngo maze Yobu aherako arahaguruka ashishimura umwitero we, arimoza yikubita hasi arasenga ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wabimpaye, kandi Uwiteka niwe ubintwaye. Izina ry'Uwiteka rishimwe. Imana ishimwe cyane. So aya magambo abantu bayakoresha cyane mu nsengero dusengeramo, bari kutwereka yuko Imana ariyo itwara. Hari n'indirimbo z'abundi twari turi kuvuganaho njye n'inshuti zanjye, tubani ntago tuzongera kuyirimba ngo you give and take away, ngo my life will choose to say blessed be your name. Ariko Bibiliya iratubwiye ahangaha, Yobu niwe wavuze aya magambo. Yobu niwe wavuze aya magambo. Aya magambo ntago yavuzwe n'Imana, aya magambo yavuze yavuye mu kanwa ka Yobu, ntago karak'Imana. So ibi mpamvu nzanira ijambo, ndashaka kubereka yuko amagambo yose twumva atava mu kanwa k'Imana, ahubwo rimwe na rimwe aba bakozi b'Imana basoma Bibiliya batabanjije kumva context, ukuntu ijambo ryavuzwe n'impamvu abo bantu baba baravuze ibyo bintu. Ariko reka dusome muri Yakobo 1 turebe. Imana ni itanga ikavanaho, cyangwa Imana iratanga gusa? Reka turebe icyo Imana ibivugaho. Iri jambo naryo hari umuntu twariganiriyeho, ndavana ndarizana naryo turivuge muri Yakobo 1 umurongo wa 13 yego kugeza kwa 14. Ngo umuntu niyoshwa gukora ibyaha ye kuvuga ati Imana niyo inyoheje, kuko bidashoboka ko Imana yosha
yoshya nibibi cyangwa ngo nayo igire uwo ibyohesha. Imana ishimwe cyane. So Imana ntago ijya yosha umuntu, ahubwo umuntu niwe wiyosha. So uriya mugabo Yobu yavuze ari amagambo bivanye na situation yariho, akavuga ati Imana nivanaho, Imana niyitwara. Ndi muvuga ngo Imana aho kugira ngo niba ngigupfushe ngo yaguhomba. Ibyo ayo magambo nyine duhora twumva abantu bavuga, ariko reka mbabwire Imana ntago yosha umuntu, kandi nibiba bije iwawe ni wowe uba biteye sometimes, cyangwa ibintu turi gucamo muri iyi si akaba ari byo bituma duhura n'ibyo tuba tugezemo. Ariko Imana yo mu ijuru nta kintu na kimwe kibi iba ivuga ngo yazana ku mwana wayo. Imana icyo ishaka ni abantu bayo kuba mu mahoro bishimye, nicyo Imana ishaka twese ngo tube. Yego na Yohana wa mbere 1:5 yavuga ngo God can never be the author of evil. Imana ntago yaba ariyo itangiza ububi, no ntago ariyo. So impamvu nzanye ibi bintu bwa mbere ni ukubereka yuko niba tugiye kwiga ku ijambo ry'Imana, ntago iyo umuntu avuze ngo twiga ijambo ntago tuba tuvuze ngo twiga ibintu byose muri Bibiliya, ahubwo tuba dushaka n'ubu uri gusoma muri Bibiliya urebemo ijambo, ayo magambo urebe impamvu yavuzwe n'impamvu ari kuvugwa n'abo bantu. Utapfa kwihutira ukavuga ati nabonye agasubtopic noneho karabica, nimbivuga noneho barafashwa baratera haleluya, ariko utabanjije kumenya impamvu iryo jambo ryavuze. Rero ikibazo ndi kubaza, ijambo ni iki? Ubu hari mushiti wanjye nkunda gufollowinga YouTube, hari ibintu ntamwumvanye ndavani usiko ntarinzi ijambo, ariko namwe uyu munsi turabisobanukirwa, turabyumvaho gakeya nyine twumve ijambo ni iki. Reka dusome muri Yohana 1 umurongo wa mbere kugeza ku wa 3 twumve. Haravuga ngo mbere na mbere ngo hariho jambo uwo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Imana ishimwe. Ngo mbere na mbere hariho jambo, ngo jambo uwo yahoranye n'Imana, ngo kandi jambo yari Imana. Bivuze ngo ijambo ryose dusoma tuba turi kuvuga kuri uwo jambo. Ndabizi ko muramumenya, muraza kubyumva neza, ndabisobanura neza. Ngo mbere na mbere ngo hariho jambo, ngo uwo yahoranye n'Imana. Iyo tugiye muri Genesis cyangwa mu gutangira, tubona yuko Imana iri kurema isi yavugaga ijambo ngo habeho bikaba. Uwo rero jambo, iri jambo niryo turi kuvuga uyu munsi. Uwo bari kuvuga ngo mbere na mbere habayeho jambo. So iri jambo niryo Imana yakoresheje kugira ngo creating isi nibi byuzuye byose. Ni jambo wakoze cye ni jambo wabiremye. Imana ishimwe cyane. Bibiliya iri kutwereka yuko Imana mu gutangira, Bibiliya itwereka yuko Imana yavugaga ijambo ikavuga ati habeho umucyo ukaba, habeho gutya bigahita biba. Ibyo byose Imana yabikoraga ku bwa jambo. Uyu jambo ninde? Niwe nshaka ngo tumumenye. Nitumanya kumumenya turamenya impamvu ijambo rikenewe mu buzima bwacu, kandi iryo jambo rifite kuba muri twebwe. Imana ishimwe cyane. Niyo dusomye muri Abakolosayi, niba ari uko babyita Colossians, yes, Abakolosayi 1:16, Abakolosayi 1:16 haravuga ngo kuko muri we arimo byose byaremewe, ari byo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose, n'ubutware bwose, n'ubushobozi bwose. Niwe wabiremye byose, kandi rero ni nawe
byaremewe. Imana ishimwe cyane. So uyu muntu turi kuvugaho bita Jambo niwe waremye ibintu byose, kandi ibi bintu byose byaremewe muri we, ari we Jambo, ari ryo jambo nshaka ngo tumenye dusobanukirwe uyu munsi. Reka tunarebe muri Revelation cyangwa ibyahishuwe 19:13 aravuga ngo yambaye umwenda winitse mu maraso kandi yitwa Jambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Ngo yambaye umwenda wimitse mu maraso ngo kandi yitwa Jambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. So ijambo ndashaka kubabwira uyu muntu, iyo umuntu avuze ngo ijambo ntago ari amagambo dusoma, no. Umuntu kuvuga ngo ijambo cyangwa jambo ntago ari amagambo usoma muri Bibiliya. Iyo uvuze ngo ugiye gusoma ijambo ry'Imana ntabwo uba ugiye gusoma amagambo gusa, ahubwo uyu mugabo wambaye umwenda winitse mu maraso ari we Jambo ry'Imana, ni we Kristo. So bivuze ngo every time iyo uvuga ngo ngiye gusoma ijambo uba ugiye gusoma Kristo kugira ngo umusobanukirwe. Haleluya. So the word ijambo ry'Imana cyangwa jambo nashakaga kubamenyetsa uyu munsi ni Kristo, ni Kristo. Kandi Bibiliya yatubwiye mu byahishuwe 19:13 ngo yambaye umwenda winitse mu maraso ngo kandi yitwa Jambo ry'Imana. So bivuze ngo buri gihe iyo uzaba uvuga ngo ngiye gusoma ijambo ry'Imana ntabwo ugiye gusoma amagambo yanditse n'aba bagabo gusa, ahubwo ugiye gusoma aya magambo kugira ngo usobanukirwe Jambo w'Imana ari we Kristo Yesu. Haleluya. Imana ishimwe cyane. So every time you go ugiye gusoma ijambo ry'Imana ujye ureba ati ibyo ndi gusoma ndi gusobanukirwa Kristo cyangwa hari ibindi ndi gusoma abandi bantu banditse. Imana ishimwe cyane. So ndashaka kubabwira yuko ijambo ry'Imana cyangwa jambo ni umuntu ntago ari amagambo, na umuntu ntago ari amagambo. Bibiliya iratubwira mu Baheburayo rimwe haravuga ngo kera Imana yavuganiye na basogokuru mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Ngo naho kabiri aravuga ngo naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo uwo yashiriyeho kuba umuragwa wa byose ari we yaremesheje isi. Imana ishimwe cyane. Sinzi niba muri kubyumva. So kera Imana yavuganaga na basogokuru iciye mu buhanuzi, ariko ubu ngubu Imana iri kuvuga ijambo ry'Imana turi kuvuga tuvuga ngo tujye gusoma rica. Bibiliya tuba ngo bivugana natwe iciye mu mwana wayo ari we Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. So buri gihe iyo uvuze ngo ugiye gusoma ijambo ry'Imana ugiye kureba Kristo, ugiye gushaka Kristo kugira ngo umumenye umusobanukirwe, kubera yuko Imana muri iyi minsi ivugana natwe iciye mu mwana wayo, kandi uwo mwana ni we Jambo. Bibiliya tubwiye ngo mbere na mbere habayeho Jambo, ngo Jambo wa mbere na mbere ni we Kristo. Imana ishimwe cyane. Ni we Kristo. In the beginning there was the word. The word was with God and the word was God. So ni Kristo. Ubwo usoma ijambo ry'Imana ntubone Kristo ujye umenya yuko ibyo urimo atari byo kandi ibyo urimo bitagenda neza. Ubwo ntabwo Imana ibiri kukuvugisha rero. Imana ishimwe cyane. Hari icyanditswe nkunda kitwereka kidusobanurira ko Yesu ari we Jambo. Ijambo ry'Imana ni umuntu. Ijambo ry'Imana ntabwo ari amagambo yanditswe na bari abantu bose dufite muri Bibiliya. Reka dusome muri Abaheburayo 4:12. Abaheburayo 4:12 haravuga ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose,
rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura iby'umutima wibwira ukagambirira. Imana ishimwe ngo for the word of God is quick and powerful and sharper than a two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Imana ishimwe ryane. Ijambo ry'Imana ari we Kristo. Nawe reba mu buzima bwawe kuva umunsi wakiriye Yesu Kristo, urebe aya magambo Bibiliya itubwiye kuri 12 ngo ijambo ry'Imana ni rizima, Kristo uri muri wowe ni muzima. Imana ishimwe cyane ngo ni rizima, rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose. Reka mbabwire bene data, iri jambo bari kuvuga ijambo ry'Imana yari Kristo, ni Kristo bari kuvuga. Uwo Kristo, iyo twumvishe ijambo ry'Imana rivuga kuri Kristo cyangwa ari Kristo, rikajya mu buzima bwacu, umva ukuntu rigira ngo rifite imbaraga ngo kandi ni rizima, ngo it is sharper than a two-edged sword. Ngo kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose, rigahinguranya ndetse rikageza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka. Reka mbabwire, reka mbahe example murabyumva. Kristo hari ibintu batwigishije papa Olympe ariko utubwira ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, iyo akoze icyaha umubiri ni wubuko, it's the body sinning, ariko the spirit ntago iba iri gusinning. Rero reka mbabwire, iyo ijambo ry'Imana rije muri wowe risepara Emma wa spirit kuri Emma wa body. Imana ishimwe cyane. So bivuze ngo ni Kristo wenyine, ni Kristo wenyine. Iryo jambo ry'Imana ni Kristo. Kristo yaje mu buzima bwawe asepara Emma wa spirit kuri Emma w'umubiri. Emma w'umubiri we ibi byose arabishobora yabikora, ariko Emma wa spirit kubera yahawe righteousness of God through Christ Jesus, buri kintu cyose iyo asigara ari ni umubiri ubukora, ntago ari Emma, ntago ari spirit ya Emma. Imana ishimwe cyane. So ndashaka kubabwira yuko the word of God is at work in us. Ijambo ry'Imana riri ku kazi cyangwa riri ku murimo mu buzima bwacu, kandi uwo jambo ry'Imana ari we Kristo. Muziki riri gukora se, it is to shape us into mature people, nuko dushapinga kugira ngo tube abantu bakuze. Imana ishimwe cyane. So iyo jambo w'Imana je muri wowe agasepara ibyo bintu, reka nkubwire ikindi kintu ijambo rikora risepara. Nuko nyine Bibiliya yavuze ngo umwuka ngo n'ibiki byose n'imisokoro, ariko reka mbabwire hari ibintu iyo uje muri Kristo, hari ibintu uzana nabyo, hari ibintu ubuntu bwinshi uzana nabwo wari ufite hasiriya, nko gutongana, nko kwiba, ibintu byinshi nyine ubuzanye byinshi cyane, ariko Yesu agupikingayo nk'ukuri. Rero iyo uje muri church, haleluya, ijambo ry'Imana ari we Kristo, bagatangira kukwigisha ijambo ry'Imana ukanarisoma ari we Kristo uri gusoma, ari kwinjira mu buzima bwawe, ugenda ucikaho utuntu tumwe, tugenda niko kugabanya, turi kuvuga kugabanya spirit out of the body, ugasigara noneho bw'abuntu wazanye cyangwa utuntu duto twakurakazaga utakirakara, nyine ubuntu bw'Imana bugenda bugukataho. It chops and reduces all those things ibyo wazanye muri Kristo. Imana ishimwe cyane. So ndashaka kubabwira ko ijambo ry'Imana ari we Kristo atandukanya spirit kuri body yawe n'utuntu duto iba warazanye natwo. Ndibuka turi kwiga kuri righteousness, baratwigisha baratubwira ngo ushobora kutarekera niba waranywa itabi kugira ngo itabi urireke, ushobora gusigara urinywa ariko ugasigara uri umukiranutsi. Ariko uko ubuntu bw'Imana bukomeza bwuzura mu buzima bwawe, uko ukomeza kumva ijambo ry'Imana Kristo yuzura mu buzima, ugeraho nawe ugatangira kwikora decision ukavuga iri tabi nindinywa, it is not a sin but I'm not meant to do it. Ibyo biza kubera yuko
yuko jambo w'Imana aba yuzuye mu buzima bwawe, jambo w'Imana aba amaze kuba digested in your digestive system, amajije intungamubiri zimaje kwinjira muri wowe. Imana ishimwe cyane. Ntabwo nzi niba muri kubyumva neza, ariko nzi ko ndi gusobanura and I'm trying my best. So ikintu nababwira, jambo w'Imana atusepara from the fleshly desires. Murabizi ko umubiri wacu wa buri kanya ni mpa buri kanya mpa, ariko iyo jambo w'Imana yinjiyemo, it separates. It separates. Spirit yawe iganza the body. The spirit of rules the body. Niyo umubiri wahaguruka ukavuga uti nje umwuka arahaguruka bati no, this is not the right time. Umwuka akaganza cyangwa spirit yawe akaganza the body. Kubera yuko spirit yawe iba yuzuye balanced diet, and that is the word of God, who is Christ. Hallelujah. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. So nari kubabwira ngo umurimo wa Kristo, umurimo Kristo akora mu buzima bwacu, cyangwa ijambo ry'Imana icyo rikora mu buzima bwacu, he is active, ari active mu buzima bwacu. Nkuko dusoma muri reka dusome mu Bagalatiya 2:20. Iri jambo ndarikunda kandi ndabizi ko abantu benshi barikunda. 2:20. Wumva icyo jambo akora iyo yinjiye muri wowe. 2:20. Umva ngo nabambanywe na Kristo, ariko ndiho, nyamara sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri njyewe. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Imana ishimwe cyane. So rya jambo ari we Kristo iyo ari muri wowe, ibyo ukora byose ntabwo ari wowe ubikora. Haleluya. Kubera jambo ari muri wowe niwe uba ubikora. Ngo kandi umva ukuntu avuze ngibyo nkora byose nyiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wancunguye akanyitangira. Twabonye yuko ari we wambaye umwenda wuzuye amaraso, kandi akaba yitwa jambo w'Imana waducunguye. So ntabwo ukiriho, Emma ntakiriho. Niyo bambona babona Emma, ariko njyewe Emma ntabwo ari njye uriho, ni Kristo uriho muri njyewe. Ibyo nkora byose ndi mu mubiri ni Kristo uba ubikora. Jambo w'Imana wuzuye muri njyewe, jambo w'Imana uri muri digestive zanjye zose z'umubiri n'amaraso yanjye no muri canals zose z'umubiri, niwe uba uri gukora, kuko ari we wuzuye mu buzima bwanjye. Imana ishimwe cyane. Reka okay, topic y'umunsi nayihaye ngo the word, the life giver. Reka dusome muri Yohana namukunze cyane. Niba ari uko muri Bible study yanga turi kwiga ku gitabo cya Yohana, sigaye ngikunda cyane kurusha Yohana 1:4 haravuga ngo muri we harimo ubugingo, ngo kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Muri we harimo ubugingo, ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Muri Kristo harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo nibwo mucyo wacu. Imana ishimwe cyane. So ndashaka kubabwira yuko iyi jambo ry'Imana riri muri wowe, cyangwa jambo ari muri wowe, aguha ability yo kugira ubuzima n'ubuzima. Twize kwigaburo ryera, tubona yuko Kristo iyo tumuriye cyangwa turiye umubiri we tugira ubuzima buzima. Ngo in his stripes we are healed. So every time we partake tugira ubuzima, tukagira imibiri mishya, imibiri ikomeye, imibiri itarwara. Mana we ntabwo ndabisubiramo kubera yuko ibyo bintu twabyize icyumweru cyose. So muri Kristo nimwo ubuzima buri, kandi mu ijambo nimwo ubuzima buri. Imana ishimwe cyane. Reka dusome muri Deuteronomy, cyangwa bayitanga ivuguruza, niko papa Fred yambwiye, ivuguruza 1
18 18 haravuga ngo nuko duhaguruke nikora no ivuguruza 11 ivuguruza 11 yego haravuga ngo nuko mubike ayo magambo yanjye mu mitima yanyu no mu bugingo bwanyu muyahambire ku maboko yanyu ababere ikimenyetso muyashire mu mpanga zanyu hagati y'amaso yanyu 19 mujye muyigisha abana banyu mujye muyavuga mwicaye mu mazu yanyu nuko mugenda mu nzira nuko mugenda mu nzira nuko muryamye nuko mubyutse Imana ishimwe cyane Imana ishimwe ngo nuko mugenda mu nzira nuko muryamye nuko mubyutse 20 ngo kandi muzayandike ku nkomanizo z'amazu yanyu yo kubyugarira byanyu hego komana kugira ngo iminsi yanyu igwire mwebwe n'abana banyu mu gihugu Uwiteka yarahiye ba sogokuru banyu ko azabaha ihwane n'ijuru riri hejuru y'ijuru iki kinyarwanda bega Imana ishimwe cyane so ngo aya mategeko aya magambo ngo tuyajyane mu nzira tuyigishe abana bacu aya magambo bari kuvuga ni ijambo ry'Imana niwe Kristo twigishe abana bacu tuyaryamane tuyabyukane muri byose ariko nge nkundaho 20 ngo kugira ngo iminsi yanyu igwire mwebwe n'abana banyu mu gihugu Uwiteka yarahiye ba sogokuru banyu ko azabaho ihwane n'iry'ijuru ari hejuru y'ijuru Imana ishimwe cyane so ndashaka kubabwira yuko iyo ijambo ry'Imana uri meditatinze ugakomeza uryumva nyine rikaba ubuzima bwawe ritanga ubuzima ahangaha bababwiye ngo bazabaho ngo kandi bazagera muri icyo gihugu bari barabasezeranye reka mbabwire bene da icyo gihugu nge nawe tukirimo uyu munsi iyo Kanani babwiye bariya nge nawe tuyirimo uyu munsi icyo gihugu cya Kanani nge nawe tukirimo uyu munsi kubera yuko twakiriye Kristo ari we jambo haleluya jambo amaze kwinjira muri twebwe aduha ubuzima budafuzima tuba nibyo bari barasezeranyije ba sogokuru bahe ngo icyo gihugu natwe tucinjiramo haleluya nje nawe rero uyu munsi nta kintu twaba tuzabaho neza kandi igihugu cya Kanani turimo uyu munsi kiraturyoheye kuko Kristo turi kumwe nawe Imana ishimwe cyane reka mbabwire abantu badafite ijambo ry'Imana cyangwa batazi Kristo bameze nka vegetable na hari ubwo mu kinyarwanda vegetable ni ibintu byorohera cyane nyine biba nk'ibikabeji biki nyine byoroheye utunyanya ibyo bintu nyine wanashira mu kanwa ugakacanga bigahita bigira nyine gutyo so iyo udafite ijambo ry'Imana cyangwa navuze ngo men are like vegetables without the word ni abantu iyo badafite ijambo ry'Imana cyangwa Kristo muri bo baba bameze nk'izo vegetables tuvuge ibintu byose biza mu buzima bwabo birabarya Imana ishimwe cyane bibavana kuri reality kubera yuko ntago bari rooted imizi yabo ntago ishingiye ku ijambo ry'Imana ari we Kristo Imana ishimwe cyane so ndashaka kubabwira yuko ubuzima bwacu iyo buri rooted mu ijambo ry'Imana ari we Kristo ntajya kukanga mwene data nta cyagutinyisha nta magambo yakuriza nta nuza wakwanga ngurire nta kintu na kimwe cyagukanga ngo banyirukanye ku kazi no never kubera yuko ubuzi yuko uri rooted imizi yawe iri muri Kristo kandi Kristo ni we ufite byose biri muri we
Kristo iramuduhereza. So ndashaka kubabwira yuko iyo umuntu ari rooted cyangwa imizi iri muri Kristo ari ryo jambo ry'Imana nta cyagukanga, nta kintu na kimwe cyagukanga. Bibiliya tuvuga ngo nta kintu na kimwe cyatuvana mu biganza bye, kubera yuko turarinzwe. Imana ishimwe cyane, ubuzima bwacu burarinzwe, ibyacu byose birarinzwe, abana bacu bararinzwe, akazi kacu kararinzwe. Haleluya, kubera yuko ibyacu byose birinzwe n'ijambo ry'Imana ari we Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Ndashaka kuvuga ku tuntu tubiri ubundi dusoze dusenge. Ndashaka ngo dusenge, nari nateguye duke kubera yuko umuntu wari urabwiriza uyu munsi yankatiye, ariko n'ubundi nzamufata azaza tubwirize, ndabizi kazaza. Hari ibintu nshaka ngo tuvugeho bibiri. Icyambere, ijambo ry'Imana ntago twari separa. Usunda vuga icyo Kinyarwanda cyavuze ariko kamvuge gutya. Imana ishimwe. Ntago twasepara ijambo ry'Imana kuri Kristo. Ijambo ry'Imana ni Kristo. Imana ishimwe cyane, kandi akaba ari utanga ubuzima. Reka dusome muri Matayo 4:4. Matayo 4:4. Haravuga ngo, aramusubiza ati, handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Imana ishimwe cyane. So ijambo ryose riva muri Kristo Yesu niryo ribeshaho umuntu. Imana ishimwe. Ibigeragezo ucamo byaza mu buzima bwawe ntabwo wabitsinda utari rooted cyangwa udafite ijambo. Impamvu aya magambo Yesu yayavuze, Satani yari ari kumuderanja nyine, ari kumubwira ati nibura umwana w'Imana akora gutya, nibura umwana natwe ibyo bintu Satani arabizana mu buzima bwacu. Ariko iyo ufite ijambo ry'Imana riri muri wowe riguha imbaraga. The word of the Lord gives us spiritual strength. Hallelujah. Riduha imbaraga zo guhagarara tukarwana tugashikama tudatinye, nta cyagukanga ufite ijambo ry'Imana. Buri gihe iyo ikintu gihagurutse mu buzima bwawe urakibwira ati greater is he that is in me that he that is in the world. Ugahagarara ukavuga uti wowe situation nta kintu wankora, ubuzima bwanjye burinzwe mu ijambo ry'Imana, nta kintu na kimwe. Urahagarara ukavuga. Imana ishimwe. Umuzungu yaravuze ngo confession is possession. Ngibyo uvuga nibyo ubona, nibyo utwara. Iyo uvuze ngo ndi umukiranutsi uba umukiranutsi, iyo uvuze ngo ndi umukire usigara uri umukire. So every time Satani ahaguruka, impamvu Satani yatinye Yesu yaravuze ngo umuntu nagabaho n'ibyo kurya gusa, ngariko ijambo rivuye mu kanwa k'Imana. Satani nawe yumva bamukubise ikibomu mu mutwe. Rero reka mbabwire, natwe iyo ijambo ry'Imana riri muri twe nta kintu na kimwe cyadukanga, nta kintu na kimwe cyatuvanaho Kristo yadushize mu butwari nk'ibyaremwe bishya, nta kintu na kimwe. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane, kuko ubu agakiza twabonye ntago ari kagakiza bamena amazi kagahita kavaho, ntago ari kagakiza utuka umuntu kakaba karagiye. Agakiza twabonye ni internal, kabaho buri gihe, nta kintu kaba, kubera yuko ako gakiza kari rooted muri Christ. Imana ishimwe cyane. Ikintu cya nyuma nshaka kuganiraho dusenge ari nacyo turanasengeramo. The word of God transforms and produces growth. Ijambo ry'Imana rirahindura rikazana no gukura. Imana ishimwe cyane. Twatangiye tuvuga ngo mwifuza amata
y'umwuka adafunguye kugira ngo abakuze mugere ku gakiza. Siko twasomye muri Petero wa mbere kabiri niko twasomye. So ijambo ry'Imana niryo ridufasha rikaduhindura ari we Kristo, tugakura tukava ku kunywa amata adafunguye. Reka mbabwire, umwana muto iyo akivuka, mama Olivine wabyara, nge mbizi muri biology, iyo umwana akivuka anywa amata baramu breastfeedinga cyangwa bamuha inyonya, akaba ariyo imukuza, cyangwa kugeza abantu bamwe barategereza kugeza igihe umwana azagirira 6 months, amezi 6. Reka mbabwire rero, natwe ijambo ry'Imana niryo, iyo tugiye muri Kristo tukimwakira agakiza, tuba tubaye ba spiritual babies. Imana ishimwe, tuba tubaye abana bato. Ariko ikintu kidukuza ni ijambo ry'Imana, riraduhindura, rigahindura twize imitekerereze, rihindura imitekerereze yawe ukuntu ibintu wabibonaga, rigahindura ukuntu ibintu wabitwaraga, rikagushepinga kugeza ubaye umuntu mukuru, ugatangira noneho kurya ikijumba, ugatangira kurya umwumbati, ugatangira redo sata. Ibyo byose ni umwuka, ni ijambo ry'Imana n'umwuka wera bibigufashamo. Rero reka mbabwire yuko ijambo ry'Imana ryo rituhindura kandi rikadukuza. Haleluya. Tugatangira kurya icyo bita solid food. Reka dusome mu Baheburayo, aricyo cyanditswe cyanyuma ngiye gusoma, Abaheburayo 5:12. Abaheburayo 5:12 kugeza kuri 14 haravuga ngo kandi nubwo mwari mukwiriye kuba abigisha ubu, kuko mumaze igihe kirekire mwiga, dore musigaye mukwiriye kongera kwigishwa namwe ibyigisho bya mbere by'ibyavuzwe n'Imana, kandi mwahindutse abakwiriye kuramizwa amata aho kubagaburira ibyo kurya bikomeye, kuko unywa amata aba ataraca akenge, kuko unywa amata aba ataraca akenge mu by'ijambo ryo gukiranuka, kuko ari uruhinja. Imana ishimwe cyane. 14 avuga ariko ibyo kurya bikomeye ni iby'abakuru bafite ubwenge kandi bamenyereye gutandukanya ikibi n'icyiza. Imana ishimwe cyane. So umuntu arakura akava mu kunywa amata agatangira kurya ibyo kurya bikomeye. Natwe rero muri spiritual life yacu ijambo niryo ridufasha tukava mu kwifuza amata y'umwuka adafunguye, amata nyine y'abana, tugatangira kurya ibyo kurya bikomeye. Imana ishimwe cyane. So ijambo niryo ribidufasha. Uko ukomeza kwiga ijambo, uko ukomeza kumva Kristo, uko ukomeza kuzanga ukiga ubutumwa bwiza. Uyu munsi aposta akabwiriza, ejo mama Olivine, ejo papa Olempure, ubundi papa Damien, ubundi Beta, ubundi Peace Mother, tugakomeza gutyo. Ni kukomeza kuva kuri ya mata y'abana ukajya kuri solid food, ugakura ukaba umuntu ukuze muri Kristo Yesu. So ndashaka ngaka kanya dusenga Imana ibaho umugisha. Ndashaka ngo dusenga Imana tuyibwire duti Imana turagusabye ngo ibintu byose tuzajya twumva reka bijye biba ubuzima bwacu bidufasha kumacuaringa. Reka mbabwire bene data, reka dukoreka akantu kamwe abariko mbabwira nka advice. Nimukajya mwumva ibintu byose, turi kuri time aho social media yabaye social media. Nibyo udashaka kubona urabibona, nibyo udashaka kumva urabyumva, ariko nuzajya ufata ahantu kumva ibintu bari kuvuga ntabwo biwanya nuko wizera. Please run away. The Bible says that resist the devil and he will flee away from you. Niba wumva ijambo umuntu ari kubwira
ibwiriza ritajyanye n'ubutumwa bwiza agenda reka mbabwire uko ukomeza kwicara ukumva izo nyigisho nawe bikomeza kukujyamo bikakujyamo ukazasanga byaganjije ubutumwa bwiza ugatongera noneho gusubira mu kwihana umuntu utarihana. So ndashaka kubabwira ngo reka turye indyo iri balanced. Umwana iyo akiri muto yababwira umubyeyi we ngo narya ikintu bita balanced diet. Nawe ndashaka ngo urye icyo bita balanced diet. Ureka kurwara za kwashako, marasmus, ibyo polio, ibyo birwara nyine batubwiraga kera muri biology. Ureka kubirwara kugira ngo urye balanced diet. Iyi balanced diet, that is Christ. Hallelujah. Kristo niwe balanced diet wa spiritual lives zacu. Buruko dukomeje kumurya mu ijambo. Hallelujah. Dukomeza gukura tukava ku kigero kimwe tujya ku kindi tukava ku redoze taparada. Reka mbabwire bene data, reka twifuze kurya Kristo ari we jambo ry'Imana buri munsi. Ntugategereze ngo barabwiriza muri fellowship nawe ubwawe umaze kubimenya. Icara ubwawe mu nzu yawe mu cyumba cyawe usome Bibiliya urebe Kristo ari we jambo. Redozeta ndakubwira uzakura ujye differentiating ikibi kukiza. Uzakura uve kuri urwo rugero wari uriho ujye ku rugero rwiza. So ndashaka ngo dushireho mikoro zacu. Niba uri ahantu hadasakuza, niba uri ahantu ufite time, ndashaka ngo ushireho mikoro yawe dusengane tubwira Imana duti Imana dufashe mu gukura. Reka ijambo ari we Kristo tuzajya dusoma rijya ridufasha kuva from one level to another, tuva from one step to another. Redo satapa rile lanto satani bushobora washomi kurawe rile mantole bo rede kasota mesote parada barada poseleba orodo seleba kasaya rile pastote parada rando parakayata kubakiwe muri we tugushimiye kubwa Yesu Kristo mwami. Umutima wanjye urarukugusanga ndi imbata yawe. Haleluya, haleluya.
Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen. You are blessed. Dushimye Imana kubw'ijambo ryiza cyane. Jambo niwe Kristo kandi muri we niho byose byaremewe. Haleluya. Ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo jambo niwe uramiza byose imbaraga z'ijambo ryiwe. Imbaraga z'ijambo rya Kristo niryo riramira ubugingo bw'abantu, niryo rihembura imitima. Haleluya. Imana uri umugisha. Dushimiye Imana ku bwawe. Sinzi niba hari umuntu waba ushaka gushima Imana yazamura ikiganza. Umuntu waba wifuza gushima Imana yazamura ikiganza and then tukamwakira. Kubona nta muntu wazamuye ikiganza n'umwe. Okay.